tubahaye ikaze abakunzi ba Nutremedi Plus channel dukuraho ibiganiro by'imirire ibonezamirire ndetse no kwita ku buzima. Uyu munsi turi buganirire hamwe indwara nayo igendanye mu biganiro tumaze imisi dukora bigendanye n'uburyo umubiri ukoramo imisemburo. Twarebeye hamwe indwara nyinshi zigendana no gukorwa nabi kw'imisemburo. Uyu munsi rero turarebera hamwe indwara twita PCOS cyangwa se iyo twita Polycystic Ovary Syndrome. Ni indwara iboneka mu bagore cyane cyane kandi ikaba iterwa nuko baba bafite imisemburo y'abagabo iri hejuru iyo twita androgen. Androgen ni group cyangwa se ni itsinda ry'imisemburo ariko cyane cyane iboneka mu bagabo. Nibyo koko n'abagore bashobora kuyigiraho mikeya, ariko ku muntu ufite iyi PCOS we abafite imisemburo y'abagabo iri hejuru cyane. Niba utarakanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo umenye byinshi ku buzima, imirire n'ibonezamirire, wayikanda kugira ngo ujye ubona amakuru menshi yimbitse ndetse acukumbuye ku bigendanye no kwita ku buzima bwawe n'imirire iboneye. PCOS rero ariyo twavuze ko ari Polycystic Ovary Syndrome. Turagenda tuyivuga nka PCOS mu Kinyarwanda, nta zina ryihariye ryayo rihari, ariko ni indwara ifite ibimenyetso. Kuyirwaye ashobora kubibona, ndetse hari n'ababibona ibyo bimenyetso ntibamenye yuko ari ibimenyetso by'indwara runaka. Iyi condition cyangwa se iyi ndwara cyangwa condition ubundi umuntu ashobora kugira cyane cyane iterwa nuko afite imisemburo myinshi ya kigabo, ari byo bizamuha ibimenyetso bikurikira. Icyambere, habaho kubura imihango, kuko iyi ndwara nyine irwarwa n'abagore cyangwa se n'abakobwa guhera ku myaka nyine umukobwa cyangwa umugore bagira mu mihango. Iyi PCOS rero icyambere kiranga nuko umuntu yirwaye ashobora kubura imihango cyangwa se akagira imihango isimbagurika, periods zisimbagurika, akamara amezi 3, amezi 6, gutyo ugasanga birasimbagurika. Ahanini rero biterwa nuko uyu muntu aba afite androgen, ya misemburo myinshi y'abagabo, ndetse kandi akaba afite cyst cyangwa se ni nk'utuntu tubyimbye turi muri ovaire. Niyo mpamvu bayita Polycystic Ovary Syndrome. Uducyst ni utuntu twavuga tubyimbye cyangwa se kind of y'amaovera atameze neza twinshi, ariyo mpamvu hariho iyo Polycystic Ovary Syndrome. Utwo tuntu tuba rero muri ovaire, mu miyoboro y'intanga cyangwa se mu ntanga za kigore, nitwo dutera ikorwa ry'imisemburo myinshi ya kigabo, bikarangwa nuko kubura imihango cyangwa se imihango isimbagurika. Ariko hari ibindi bimenyetso bishobora kugendana na PCOS. Iya mbere nuko umugore ashobora kuba afite imisatsi myinshi, ubwanwa, afite ubwoya bwinshi, meme hari n'abagira imwemwe bitewe n'aya misemburo ya kigabo iri hejuru. Ikindi, ashobora no kurangwa no kugira ibiheri byinshi, ibyo dukunda kwita ngo ni acne, binini bimeze ukuntu, nabyo bishobora kugendana n'iyo misemburo itari ku murongo. Ariko impamvu turi kuvuga ku bigendanye n'imisemburo n'iby'abagore, ubundi twebwe ntabwo dukora ibigendanye n'indwara z'abagore, ahubwo nuko iyi PCOS ifite ahantu ihurira cyane n'imirire. Kandi iyi PCOS ikaba ishobora gutera umubyibuho ukabije. Impamvu iyi PCOS ifite n'ahantu ihurira cyane n'imirire nuko abantu benshi barwaye iyi PCOS 33% kugeza kuri 80% bashobora kuba bafite ibimenyetso bya overweight cyangwa se ibiro biri hejuru, ndetse na obesity, umubyibuho ukabije. 33% k'abantu barwaye iyi PCOS baba bafite overweight, 85% bakaba bafite umubyibuho ukabije cyangwa se obesity. Niyo mpamvu turi buyihuze, turi buyilinkinge n'imirire.
Ikindi ku bantu bafite iyi ndwara baba bari ku byago cyane byo kurwara indwara z'umutima, indwara ya diyabete, indwara ya kanseri ifata muri uterisi cyangwa se muri nyababyeyi, ndetse baba bafite n'ibyago byinshi byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibyo byose rero bituma imirire iba y'ingenzi cyane ku muntu ufite PCOS. Ikindi rero ugomba kumenya niba se ufite iyi ndwara cyangwa se wibonyeho ibi bimenyetso bitandukanye, ni uko ku muntu ufite iyi ndwara ya PCOS aba afite icyo twita insulin resistance. Most of the time, igihe kinini cyane aba bantu baba bakora cyane umusemburo wa insuline. Niba utararebye ibiganiro byacu bitambutse twavuze ku bigendanye na diabete, ubwoko bwazo n'ibindi, muri description ushobora kubisangamo, ndetse no mu biganiro byacu bitambutse mu kwezi gutambutse ushobora kubibona. Ariko muri make ya insuline ni umusemburo ufasha mu kuringaniza isukari mu maraso yacu, aho ufata isukari ukayikuramo energy cyangwa se imbaraga zikabikwa. Abantu bafite iyi ndwara rero baba bafite ibyago byinshi byo kurwara diabete, kuko rimwe baba baproducinga iyi insuline iri ku rugero ruri hejuru, ariko kubera iyo overproduction, kubera kuguma bavubura uwo musemburo wa insuline, bishobora kubatera icyo twita insulin resistance. Ni igihe noneho uba ukora uyu musemburo, ariko uyu musemburo ukaba udakora neza ibyo uyu musemburo wabwiye ubwonko gukora. Ikindi, iyo bigenze gutyo, insuline iri hejuru ishobora gutera kwiyongera kw'ibiro, ndetse igatuma gutakaza ibiro bisa nkaho bigoranye. Ni condition abantu bafite iyi PCOS abenshi gutakaza ibiro birabagora, bitewe nuko bafite insuline, umusemburo uringaniza isukari mu maraso yabo uri hejuru, ndetse bamwe na bamwe bagatangira kugira insulin resistance, bakaba bawufite ariko uyu musemburo ukaba utabasha gukora neza icyo uyu musemburo wagenewe, ari cyo kuringaniza isukari mu maraso. Kandi ahandi bihuriye ni uko iyo dufite insulin iri hejuru, bituma noneho umubiri w'uwo muntu ukora androgens nyinshi, ya misemburo y'abagabo. Noneho kugira androgens nyinshi bigashyira umuntu mu kugira BMI iri hejuru. Kugira BMI iri hejuru bikanagendana no kunanirwa gutakaza ibiro. Urumva ko ni ibintu byinshi bigendanye n'ubuzima bishobora kuba bifitanye isano n'iyi ndwara ya PCOS. Inkuru nziza ni uko gutakaza ibiro cyangwa se guhindura imirire yawe bishobora gufasha cyane kuri iyi ndwara ya polycystic ovary syndrome. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho, hari ibiribwa ugomba kwitaho mu mirire yawe, ndetse hari n'ibindi biribwa ugomba kwirinda mu mirire yawe bizagufasha mu gutuma isukari yawe ijya ku murongo, nturware diabete. Kabiri, bikagufasha mu kuba ushobora gutakaza ibiro, ndetse bikakurinda na za ndwara z'umutima n'umuvuduko ukabije w'amaraso, kubera ko imirire yawe imeze neza. Ikindi, ubushakashatsi bwerekana yuko abantu bafite imirire myiza iboneye, ndetse n'ibyo bimenyetso babimanaginze, bishobora ndetse no gufasha mu gutuma ya mihango yabo yagendaga isimbagurika ishobora gusubira kuri normal, noneho bakagira na ovulation nk'abandi bantu, ku buryo n'ibyago byo kutabyara bigabanuka. Kubera ko niba umuntu asimbuka periods biba bivuze ngo n'ibyago byo kutabyara biba biri hejuru. Hari ibiribwa rero ukwiriye kwirinda iyo ufite iyi ndwara, kuko bishobora gutuma ibimenyetso byawe biba biri hejuru. Icya mbere, ukwiriye kwirinda ibiribwa birimo amasukari menshi ndetse n'ibinyampeke byakobowe, kuko bishobora kwiyongera kw'ibiro. Kabiri, bikongera inflammation, kubyimbirwa ko mu mubiri, cyane cyane muri ibyo bice bigendanye na reproductive system z'umugore, kuko twabonye yuko iyi ndwara igendana no kugira umusemburo wa insuline uri hejuru. Iyo uguma gufata ibinyamasukari cyangwa se ibiribwa bikungahayemo amasukari
bishobora kugutera ibibazo kurutaho. Kabiri, ukwiriye kwirinda ibinyampeke bikoboye harimo nk'umugati w'umweru, imiceri y'umweru, makaroni z'umweru, ahubwo ukabisimbuza ibidakoboye cyangwa se biri brown. Ukwiye kwirinda ibintu byose bishobora kongera kubyimbirwa mu mubiri, harimo cyane cyane ibintu biri processed cyangwa se byaciye mu nganda, harimo nka ziriya nyama zaciye mu nganda, amasosiso, amajambo, processed food muri rusange, biriya biryo byo mu bukopo kuko biba bifitemo ibindi binyabutabire, ayandi mavuta menshi, amasukari ndetse n'imyunyu myinshi. Ni byiza ko nabyo ukwiriye kubyirinda niba ufite iyi ndwara. Ikindi, ukwiriye kwirinda n'ibindi bintu byose birimo amasukari menshi nk'amashokora, amafanta, amaji, snacks cyangwa se drinks zose zongeyemo amasukari, nazo si nziza. Ahubwo dore imirire yawe ikwiriye kukuranga. Icya mbere, ukwiriye kurya ibiribwa cyane bikungahayemo fibre cyangwa se udukatsikatsi tuboneka mu biribwa. Ibyo dushobora kubibona cyane cyane mu mboga, mu mbuto, ndetse tukanabibona no mu binyampeke bidakoboye nk'uko twari tumaze kubibona, nk'umugati udakoboye uri brown, umuceri udakoboye wa brown, n'amakaroni buriya abaho atari yakozwe mu ngano zidakoboye ari brown. Ni ibyo ngibyo ukwiriye kwibandaho. Ukarya imboga nyinshi, ukarya imbuto, ugakoresha ibintu biri whole grain, ariko kandi hari n'ibiribwa biri specific ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko bishobora kugufasha mu kugabanya kubyimbirwa. Icya kabiri, bikagufasha kuringaniza isukari yawe yo mu maraso, ndetse bigatuma iyi PCOS itakumerera nabi cyangwa se utagira ibimenyetso byayo byinshi. Ibyo biribwa dushobora kubonamo nka brokoli, inyanya, epinari, ndetse n'imbuto z'amaberries nk'inkeri, blueberries, strawberry arizo nkeri. Biriya ziriya mbuto, icya mbere zifitemo isukari nkeya kandi zifitemo ibyo twita anti-inflammatory effect, ibintu bishobora kurinda umubiri kubyimbirwa. Ikindi, ushobora no gushyiramo na anti-inflammatory food birinda kubyimbirwa, harimo nka za turmeric, ginseng, tangawizi. Biriya biribwa birinda kubyimbirwa nabyo byagufasha. Ikindi kandi, ukwiriye kwibanda cyane ku binyamavuta byiza nk'ibyo tubona muri olive oil, muri avoka, mu mafi, ibikungahayemo cyane cyane amavuta meza cyangwa se ibyo twita omega 3 fatty acids, kuko nazo zirinda cyane kubyimbirwa. Ikindi, ushobora kwibanda cyane kuri nuts cyangwa se ubunyobwa, nk'ubunyobwa busanzwe, cashew nuts, almond, buriya bwoko bw'ubunyobwa butandukanye nabwo bushobora kugufasha. Ku bigendanye na proteine cyangwa se ibyubaka umubiri, tukugira inama yuko bibaye byiza ushobora gukoresha proteine zikomoka ku bimera kuruta cyane cyane izikomoka ku matungo, aho dushobora nko kuvugamo gukoresha cyane ibishyimbo, amashaza, tofu, kuruta gukoresha inyama zitukura. Cyane washaka gukoresha inyama, ugakoresha inyama z'umweru kandi nazo zidafite ibinure. Ushobora nko gukoresha nka chicken breast, igituza cy'inkoko, buriya kigira amavuta makeya. Wanakoresha inkoko nabwo ugakuraho uruhu rwayo rw'inyuma, mbega ugakoresha inyama zidafite ibinure byinshi. N'amafi twayabonye ko ushobora kuyakoresha. Ubundi muri rusange icyo tukoresha ni imboga nyinshi, ibitera imbaraga bidakoboye cyangwa se bidahinduwe kandi bikeya, bibaye byiza bikaba bike cyane. Gatatu, tugashyiraho proteine, iyo fi, izo ndagara n'indagara nta kibazo, ibishyimbo cyangwa amashaza cyangwa ibikomoka ku bunyobwa, cyangwa se tugakoresha ifi n'inkoko. Kandi twajya kunywa amata
bikaba byiza dukoresheje amata ya low fat agabanyijemo amavuta. Muri rusange uriye imboga nyinshi nyine ukita no kuri ibyo bindi byose, kabiri ukongeraho imyitozo ngororamubiri byibura iminota 150 mu cyumweru, bizagufasha kuringaniza ibiro, gutuma isukari yawe itajya hejuru, ndetse no kwirinda bya bindi byose twabonye hejuru bigendana n'iyi PCOS. Niba rero urwaye iyi ndwara ya PCOS, ni byiza yuko wajya kwa muganga. Ushobora kuba wibonyeho bimwe mu bimenyetso twavuze, ukumva wenda ni ibimenyetso bisanzwe ntacyo bigutwaye, wenda uracyari umukobwa cyangwa ufite umwana wawe uziho ibi bimenyetso, ni byiza kwihutira kumujyana kwa muganga, kuko ni indwara ishobora kuvurwa. Muganga agafasha umuntu nk'iyo ageze mu gihe cyo kubyara, baragufasha ntugire ibibazo byo gutinda kubyara, kandi ari indwara ishobora gufashwa. Kabiri, niba ufite ibibazo byo kwiyongera ibiro, kubona ufite ibiheri byinshi bidasobanutse, kubona isukari yawe itari ku murongo, ni byiza nanone kwegera umunutritioniste akagufasha kuboneza imirire yawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ukeneye ubufasha bw'umwihariko, ushobora kudusanga aho dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket, ku kigo gitanga ubujyanama ku mirire bita NutriMed Plus. Mwari kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah, ndaho ubutaha.